Michael Jackson muru. Ngoja. Ngoja. None muka muri mu biki? Hanyuma muri mu biki? Mishu! Mishu! Bimana bide cyaga sanzuri kakoze mu rugo. Yajyana amakosa se. Cyane no kubaka. Teka ye. Ndi gushaka akazi ko mu rugo. Kazi ko mu rugo. Urakubwiye se ko dukeneye umukozi. Nagendaga mbaza ariko noba nk'iki gipangu cyasha ntabwo cyakeneye umukozi wo mu rugo ra. Yego. Sha nyine twe dufite icyo kibazo cyo kuba twashaka umukozi. Ariko mfitemo none sister kamubazi. Ariko karibu nta kibazo. Mubaza ngende umukozi buriya. Akazi ko mu rugo. Arwaga kora ku ntoki. Reka mubaze. Nta experience y'imyaka nk'itatu mu gukora akazi ko mu rugo. Kandi sinibuka ngo sinarya cyane kandi siniba nabikubwiye. Ni karibu se. Ni karibu. Ntacyo karibu nshana kibazo. Ndabana n'weto. Senje gukora akazi ko mu rugo ratangiye mu nama y'umushikirano. Savuye. Shamwe nyine mubonye. Mashaka akazi kandi rwose pe ndananiwe ndushye kuribwa nkora akazi rwose. Dushaka umukozi ntabwo bye nabivamo. Shaka umukozi pe. Ukuri ko ari panche ese mutoravuye mu nzira. Uyu muntu mukuye he kubarumbi. Mbabara basi ni ndabona ari Mr Bean ari kunyekanye. Niko ye musore witwa nde? Nani kadanizo nje gushaka akazi nyine. Ndi gushaka akazi ko mu rugo. Ubuse musore umbwijije ukuri wabasha gukora iki koko? Ko mbona uri bazangu uri kadage yigende. Jewe Ndumiwe none. Umukozi wo mu rugo akazi ukora nakaye. Koza ibyombo gukoropa guteka kugira gute nta kintu ntako. Isara abantu bagakoze. Harano wagakoze inkweto zisize hanze. Harano wigeze ugakora. Jewe nakoze akazi ko mu rugo ahantu mvuye. Ni wagakora. Nuko bimukiye muri restaurant ye. Baje muri restaurant ye baravuga ngo ntabwo twagusiga hano mu nzu baragurisha inzu baragenda. Nanye nsigara ngo ndi ku tambatamba ngo ndabaho nabona kandi kazi. Ariko hano nagakora. Hano nta numwanda mwinshi mugira udukaro kutwoza. Bibi mbabarira. Fashano. Ngiye rwose ntabwo nitaye kuri Mr Bean denchaka ko ariko rero uzikintu mbona ahubwo aje kuzajya dusetsa akaba umukomedi wacu akicara hano twakazi tukakikorera akajya dusetsa. Niko yesi. Nje nabwo ko nshaka akazi. Ikindi muri confusion ngaho niki. Okay. What are you questioning for? Aha, okay. Nago twize nago tuzi cyongereza. Ahubwo se tubwire yewe witwa nde se? Nababwiye ngo nitwa Danizo uri kinisha ku buryo umwe agikwa vuba. kandi se shawa. None se ko nababwiye amazina yanjye muri kugira koko ngo migenze gute? Sinabwiye amazina yanjye se? Nta nubwo basha kubaha abantu ko buja. Icyubaro ni cy'abanyakobuje. Abanyakandi. Icyubaro ni cy'abanyakobuje bagiye kumakaza. Haguruka. Nako cyabama. Ufite indwara yo mu mutwe? Oya nta ndwara yo mu mutwe. Ufite ikibazo cyo mu bwonko? Ntacyo. Ariko mukire nababwiye ngo ahangaha nakora amasuku kandi hakaba neza. Hano? Uzi guteka se? Guteka? Nibyo bintu nzi gusa. Nta n'ikindi kintu nzi no guteka gusa nzi. Uzi guteka iki n'iki se umuntu? Gukoropa ariho rye. Nibyo nize gusa. Ibindi byose nta kintu nta nuso nimwe mfite. Gukoropa ndakoropa ukaba wahanywera amata, ukaba wahariga tururimi, ukahari ibyombo. Ibyombo, koza ibyombo. Bro, nako sister. Ikintu bita koza ibyombo noneho.
noza icyombo ku buryo ukibona ukajya ngo kivuye mu iduka ku kanya. Nicyo kintu cya mbere bambwiye ngo nicyo kintu ataye umwanya mwinshi niga mukozi. Koza ibyombo nibyo bintu byanjye gusa. Ibindi byose ntabyo nzi koza ibyombo. Ibyo bintu byanjye. Niko se Dani, uzi no gutera ipasi se? Gutera ipasi? Ipasi noneho ya mbere banyigishije. Ipasi zo mu basirimu zimwe mu mufite z'umuriro. Cyane cyane niza ubaze ko niza akazi ko mu rugo imyaka 5. Ariko gutera ipasi ndazizi imyaka minini cyane. Urumva? Kugira ngo nabyemere noneho. Yego. Nateraga imyenda nshobora gufata nk'umukobwa nkamutera ipasi agahura afite kakanyera. Ngo? Jewe. Namara mwampakazi. Natera umukobwa. Mwampakazi. Umukobwa niwe watera ipasi cyangwa imyenda y'umukobwa? Imyenda y'umukobwa niwe navugaga. Okay, nta kibazo umva. Ubundi uyu muntu tumuha akazi cyangwa tukihorere. Shunje rwose ndarambe kurirwa nkora akazi kahanga rwose tumuha akazi. Umukobwa mwiza ufite amaguru meza. Ubu se ubu nk'uyu uramuha akazi ngikora gute? Ceceka nawe, ceceka. Ntabwo waje gusaba akazi. Naje gusaba. Waje gusaba akazi kugira ngo dusakurize. Ceceka we tumanze tubyumvikaneho. Uyu tutabyumvikaneho nta kazi twaguhura kumva neza. Mubanze mubyumvikane mu mutekano wanyu. Mwumvikane. Umva rata nkubaze. Ubu uriya tumuha akazi. Iriya nturube biriya nturumbutse. Biriya bintu. Isugiye ko ujya usige ujya mu kazi mwana utinze kwirutwa. Biriya se ni biki yazanye hano ubundi. Hari nta birozi birimo. Bishaboya. Noneho kugira ngo ugende nakwemeze buriya. Do. Wagakapu ko guhahiramo ndatwizanye. Duvuga two guhahiramo ndatwizana kugira ngo nakwemeze. Utazama iposho ukambira ngo mpaye n'agakapu ndatwizanye twanzaruha. Hano mujye nzaruhira 20. Ceceka ariko akazi n'ubwenge. Iyi nturumbutse yazibyo ubundi tukabaza tukavugana. Sibyo. Umva we urongera kuvuga uri dusohoka. Inzira yakuzanye iri dusohora vuba. Nawe ndeka navuga ngo nitwa Nizo nabwo nitwa wese iryo zina gwendi ba. Suko numva gafunze umutwe kano kantu nako kazadukubita. Kazadukubitira muri muri umukobwa w'iki gihe ukabaho. Umukobwa mwiza kare mwishamba ziba. Ubusi minisitiri gutereta. Waretse Danizo niba ari Danizo niba ari Danizo. Ubwo kazi nzagakora cyangwa nzabi. Umva natasheri. Ngiye nakubeshye. Uyu mutipe nta kazi muha. Kandi ibyo ndanabivuze ngewe ndanagiye kandi ubwo urabizi ndakamuha ko se mabusha sisi muri mbicara nuko kuri turangize iki kibazo ndarewe ndakubwiye ati nta kintu mvugana nawe nta kazi muha mabusha nzakikora kugira ngo indurube bibe muri ino nzu ibintu byose arananuka n'agahuyora no kwigikaso azoga ariko se ikinzanye hano ese abatunga bose icyumweru cya mbere nzakorera ubuntu. Oya. Urumva ko yatanze. Sisi. Urumva ko yatanze icyumweru. Avuze ngo iki? Icyumweru cya mbere turi kumutestinga bebe. Arabakorera ubuntu. Okay. Nta kibazo. Icyumweru cya mbere nakorera ubuntu. Bino bikapu reka tubisake turebe. Nta kibazo. Nta birozi birimo no kuri musaza. Abanyacyaro bararoga. Abanyacyaro. Wese ndakoroga nari muzi. Ndakoroga nari. Zana hano turebe. Tugusake tukurebe. Biremewe. Igifungura bakugenda. Biremewe. Ubu ndi mu biganza byanyu. Bari mu murantegeka cyo gukora se. Umushaka mambira ngo Orista nawe. Umushaka mwana ambira ngo ryamane namwe. Sinabikora. Yeah, kandi biro ntabwo. Umushaka mwana ambira ngo ryamane namwe. Muri mu biganza byanyu. Ntabwo bari sawa nawe. Usungu urajya gusaba. Singizo nzaruhahira se. Singi umufajya guhahiramo. Singi imyenda. Umushaka mwana ambira ngo ryamane namwe. Ndi mu biganza byanyu. Naho yagizane n'isahani. Aka gasahani nako ndiho nagira avuga ngo mwamute amasahani make. Iyi ni isahani wowe uzakinisha. Ari n'umunyeshuri cyangwa nakubandikamo ibyo ugiye gutera. Shamubikira. Azi n'ubwenge. Kumwandika itariki naziyeho n'itariki nazagiye kuvuga. Mubikire. Itariki naziyeho n'itariki bazamembera ndayandika kuri nawe. N'uri kora sibyo mwana. Bimenya abantu bikeneye akazi. Kimenya umutwe none. Mabuja. Ku munsi wa mbere zitangira akazi nzatangura ko ari ngiye mukozi wawe. Wisakuriza we ziba. None se ubwo akazi. Ushakanye n'ibyo ujya gukora kandi je ntabwo mvugana nawe mukarika. Oya nabona umunsi wa mbere nakoze azacuruza. Wowe icyo ugomba gukora urabona urugamba mba ndwanya. Sibyo. Surilahi alayhi wa salama. Uyu ni sister ndamuzi ukunguku burarakuyerese byarangiye. Ubwo nawe gutyo ugenda ku murongo neza. Ese uzamushimisha nyine. Ukakore neza. Nashaka zambira ngo njye kumusasira cyangwa n'ubundi uzajya usasa. Ni nashaka mwe ngo nzamwoze mu nyungu. N'ubundi akazi je gukora nabwo uzajya unasasa. Uzajya nasasa. Okay, nige nagira amahirwe narangiza gusasa nkanaryama.
ni urugero natangaga ariko ni urugero natangaga urugero kandi umuntu atanga urwo ashaka kandi urumva ahubwo mwambwira ngo ntangire gukora akazi ishama genda ukore ndaje nkwereke nyine mu cyumba cyubikemo iyo bag yawe Hello. Baby bimeze bite se? Ase mwana wantuye tukareba wagwana. Mu kazi se kahiye. Umva life izi gucindi kwirebera ka movie. Bamuje baracyaryamye ndi kwirebera bavaya nawe urango. Wantuye man tukagira utuntu twikorera. Ni mu kibosi mai nabyadanje ubu filime mameze nabi. Ndi kwirebera nipoweye nyariye namwe none utwenda manambaye nitwate diko kuri piscine wakinye uduka mba nambaye boxer za Kelvin isengere ryo icyangwe ni Bruce the First kabisa njewe njya koza ibyo mbo harimo filime haba ikizi nabaje ngara filime ibyo mbo subundi wa mabuja banje ko batanateka ko nozi ibyo mwa bitatu gusa jewe nsura mwana tugira utuntu twikorera mu kanya barabagiye mu kazi wowe singe mwana wowe singe kabisa mba nigarabiye mu ntebe z'amadiva wana nta bintu byinshi kandi agashara kanje baba bazakamereza na byadanje tu mwana vuba twirebere ka bavare mwana naryanye mu gituza none ku cyangwe cya fresh sheri uretse gato naje muvugi uretse gato naje muvugi oya gumuko arumeze ntabwo wumva ariko ibintu umuntu avuga sobera ko arumeze wangegeraho ibisa bishatse kuvuga iki uko niko arumeze hamagara uwo wari uri guhamagara gira vuba nandi kubwa mu cyecuru ariko mbwa ngo ikigara kigurube cyane ngo cyarwaye ngo ni ngo teni yango yageze mu cyaro bitangira ngo kwibasira ingurube yaje mu cyaro ngo yafashwe ngo nateniye ariko se niko musare ubu kano maze kurengwa kano maze kurengwa tukiguhaga kabutura keza tukiguha isengere nziza nta soni Esther mawuja ariko duciringika abantu Apostle we have this life is gucci bana ziba umene je ntabwo nzi wowe tatwa yangara gato Esther mawuja duciringika ntabwo ari wazanye n'urubebe muri uru rugo bigeze amasahani we ziba nyoko ziba byagenze bite se kandi shiri baje sisi byagenze bute ko ndikumva mutonga byagenze bite igihe tubumbutsi gusa ntabwo ushaka kuvuga utanarukanye utanarwanye wowe rero ntabwo se n'umuzigero navuga neza niba bajya kumureba ahubwo ndamurebesha Esther byagenze gute ese nurakonde mu ndi hano undi bimeze bite sanze ntabwo arakoroka ntacyo kirakora kundi buhennye mu hano hennye mu biki njyegera kugera kwinjingiraga hariya muri ane burabyibuka njyana kwinjingiraga ngo ubone akazi aha uri kuneza nawe nanjye mpinga kubibona reka nkubwire nta kintu pe nta kintu nagufashe ariko none nanjye ntabwo watubara uzi ikintu gihari ntacyo wabonye wowe sanze kageretse ukuguru kukundi hano sheri kareba televiziyo iyo televiziyo amafaranga twayiguze arayazi aho twayikuye arahazi ibyo uya twayibiriye arabizi we ujya ugabanya nawe ubutesi sibyo iyi nturumbutse ubundi yavuye he ushaka gusobanura ukuntu byagenze njyewe nikamusobanura ukuntu byagenze nyine vuga vuba buri se uko byagenze ni kugaragara uransobanurira iki uko byagenze kuragaragara uko byagenze ni uko wabyutse uryama mu ntebe bosi wacu haguruka ujya gukoropa hariya vosi koropa nyoko kamaze ntange n'impamvu yuko byagenze bitazanasubira sibyo ra ikosa iyo warikoze urasaba imbabazi njyewe naruka kureba televiziyo kera nibyo jone narabeshe ngo mvuye gukora abantu bo muri Asitarariya kurana ko nari ngiye iwacu nene inyabihu ariko nyabihu ntabwo ari wacu kwa nyogokuru wacu kavuze kuko wacu ari inyabihu nakabaye mvuga ibintu by'inyabihu by'ibiri watubwiye kuzi guteka uzi no gukora kuko utatubwiye ko udaherukana televiziyo nabyo ngo tugereze umwanya wawe fata
akiri imfunguzo ufungure ku gikoni genda ukorope ahantu hose tuwarete gira vuba ugende Undeba? nakate ariko kureba iki Undeba? mupanda n'icyo ariko bundi reka cahanga Genda. Ufite icyo kibazo? Nta kibazo mfite. Noneho bigeze nanjye ndarambiwe. Uri kunyumva? Ndarambiwe. Ndavugana nande? Kwa Michael Jackson mu rugo. Oya. Eh? Oya. None hanyuma ukaba uri mu biki? Hanyuma ukaba uri mu biki? Mishu! Mishu! Bimena bide kaga sanzuri kakoze mu rugo. Yajyana amakosa se. Cyane no kubabikura. umva nta kindi twakora nuko bagitunga imbesiri